Hello guys, so uyu munsi tugiye kureba uburyo wafungura PayPal uri mu Rwanda ukabasha kubikuza no kohereza amafaranga ukoresheje PayPal. So nk'abantu bakorera amafaranga kuri internet, ubu ni uburyo bwiza bafunguramo PayPal ibyo byose ibikora. Ikintu cya mbere ukora ni ukujya kuri Google Chrome cyangwa se kuri browser yawe ugasacinga kuri Google paypal.com/ls. Murabona ukuntu byanditse uku nguku, nawe niko ugiye kwandika. Usacinge barahita bakugeza ahangaha numara kubyandika biriya. Ikintu tugiye gukora ahangaha rero, tugiye gufungura PayPal ishobora kohereza amafaranga, kubikuza amafaranga, icyo ushaka cyose ukagikora kuri internet. Ubu ni uburyo bwiza rero ushobora kubikoramo. So abantu batazi ngo PayPal ni iki, PayPal ni nka banki ikora online nk'uko uzi mobile money, nayo niko imeze, gusa ahangaha ubasha kuyikoresha online. So ahangaha tukora kuri sign up, bagusabe gushyiramo personal account cyangwa se business account. Twebwe icyo dukora ni ukuza tugahitamo gukoresha business account kubera ko niyo ishobora gukora neza ku muntu uri mu Rwanda. Uhita ukora continue. Ibi ngibi numara kubikora barahita kujyana ahandi ubashe gutangira gushyiramo imyirondoro. Byumve neza, PayPal mu Rwanda bwa mbere ntabwo yakoraga, ariko ubu ngubu isigaye ikora neza. Ahangaha badusabye gushyiramo rero email address. Umuntu udafite email address yabanza akayicreatinga Google account. Umuntu udafite email rero arabanza ayicreatinge, gusa ndabizi ko nta muntu ushobora kuba adafite email. Aha barashyiramo email yawe, uhita ukora continue, ibyo birangire. Ikindi kintu tugiye gushyiramo noneho, tugiye gutangira dusetting account. Ahangaha rero babanje kudusaba gushyiramo password dushaka gukoresha. Ino password ni ino email, niyo uzajya ukoresha mu gihe ugiye kwinjira muri PayPal yawe. Numara kuyishyiramo uhita ukora continue, tegereze. Ahangaha bagiye kudusaba gushyiramo business contact. Ahangaha rero batubwiye ngo dushyiremo legal first name. Ahangaha ushobora gushyiramo izina ryawe rya mbere n'irya kabiri, bakagusaba gushyiramo details za business, ugashyiramo izina rya business. Ushobora gushyiramo izina ryawe nabwo nta kibazo. Ahangaha bagusaba gushyiramo nimero za telefone. Turabanza duhitemo igihugu, turebe igihugu cy'u Rwanda. Urabona ko ibihugu byose birimo, igihugu cyose kiba kirimo ahangaha kiba cyemerewe gukoresha PayPal. Ahangaha murabona ko n'u Rwanda rurimo, turashyiramo u Rwanda. Turakirika ahangaha ku Rwanda, noneho duhite dushyiramo nimero za telefone. Turashyiramo nimero za telefone, ugashyiramo nimero zanjye, nawe uraza gushyiramo nimero zawe za telefone. Noneho ikindi tugiye guhitamo, ahangaha bikunda gucanga abantu iyo babasabye gushyiramo ngo business details cyangwa se business address, bakakubwira ngo hitamo address line 1 line 2. Ahangaha ibyo washaka byose washyiramo Kigali Rwanda, kugeza ahangaha ushyizemo naho igihugu cy'u Rwanda state, ugashyiramo photo code cyangwa zip code. Bagusaba gushyiramo photo code kubera ko mu Rwanda rero nta photo code tugira cyangwa post code, dushyiramo 04. Iyo umaze kubirangiza rero uhita ushobora kuza ugakirika kuri agree and continue. Umaze kubona ko ibintu byose wabishyizemo, duhita dukora kuri agree and continue. Reka tubikore twihute. Murabona ko PayPal kuyicreatinga bisaba iminota mike cyane. Icyambere ni ukumenya uburyo babikora. Ahangaha badusabye gushyiramo business type. Ahangaha dushobora gushyiramo individual kubera ko niyo umuntu ku giti cye. Ikindi ukurikizaho ni ugushyiramo product. Ahangaha ushobora gushyiramo serivisi utanga cyangwa se impamvu ufunguye PayPal. Ushobora gushyiramo icyo ushaka rero nabwo nta kibazo. Iyo bagusabye gushyiramo website, ino iri optional, ushobora kuyishyiramo uramutse uyifite cyangwa se utayifite ukikomereza nabwo nta kibazo. Uhita ukora continue, ugategereza gatoya, bakakubwira ngo tell us more about you. Ahangaha ushobora gushyiramo noneho imyirondoro, barimo kubwira ngo ujya gushyiramo details zawe, ugashyiramo itariki y'amavuko, ugashyiramo nationality, ahantu utuye, ushyiramo igihugu cyawe. Haba harimo ibihugu byinshi byemerewe gukoresha PayPal, urabona ko n'u Rwanda rurimo. Noneho
ugiye gushyiramo ID, ahangaha gusa gushyiramo nimero z'irangamuntu kugira ngo account yawe ibe ihagaze neza ku buryo nta kibazo na kimwe yagira, kugira ngo wemerwe gukora ibintu byose ugahita ukora submit. Iki gihe PayPal yawe iba ikunze. Noneho murabona ko twebwe nibwo tukimara kuyifungura dufiteho amafaranga ni 0, amafaranga na make dufiteho, ariko ubu ngubu urubuga rwose rwadusaba gushyiramo PayPal cyangwa se umuntu waba ari wese, yaba ari hanze yaba ari mu Rwanda, dushobora kumwohereza amafaranga kuri PayPal. Urabona ko account yacu iri verified, ibintu byose bimeze neza. Ya PayPal rero ni uku nguku bayifungura. Gusa hari ikindi kintu abantu gikunda kubacanga kijyanye no kubikuza cyangwa se gushyira amafaranga kuri PayPal. Ibi ngibi abantu benshi bikunda kubayobera, uti noneho ubwo mfite PayPal yanjye ni gute nshobora kuyoherezaho amafaranga, cyangwa se igihe ngewe banyoherejeho amafaranga ni gute nayabikuza. Ibi ngibi nibyo bikunda gucanga abantu, gusa ibi ngibi byose ngiye kubibasobanura uburyo babikora. So murabona ko account yacu iri verified. Iki ngiki cyo cy'ingenzi kubona ko PayPal yawe iri verified, profile yawe iri verified. So murabona ko profile iri verified ndetse na email iri verified. So numara gufungura PayPal uzabona ko bakubwira uti genda nanone ukore muri Gmail account yawe bakoresheho link ituma account yawe iba verified. So rero kugira ngo ubikuze amafaranga kuri PayPal, ni ukuvuga kubikuza amafaranga ufiteho, ni ugukoresha icyo bita virtual card, bitewe n'uko mu Rwanda banki zo mu Rwanda ntabwo zemerewe gukoresha PayPal. Ntabwo ni ukuvuga uti ntabwo warikinga banki yo mu Rwanda na PayPal yawe. Gusa ushaka kubikuza amafaranga ushobora gukoresha nk'urubuga nka Eversend, abantu benshi murayizi, ushobora kuyikoresha. So ubundi muri make nzakora indi video mwereke uburyo ushobora kubikuza amafaranga yawe ufite kuri PayPal. Bitewe n'uko mbona ino video ibaye ndende, ushobora no kuba urimo kureba ino video hashize igihe kinini ino nyikoze, ubwo nakoze indi video ikwereka uburyo babikuza. Ushobora kureba muri description y'ino video ugahita ukuramo link ikujyana ku yindi video y'uko wabikuza. So ntugende rero udakoze subscribe kuri iyi channel.